muraho neza abantu b'Imana mukomere cyane kandi Yesu ashimwe. Itangiriro y'iteraniro ryacu tugiye gusoma mu itangiriro igitabo cyanditswe na Mose. Abanyabyaha basohoke, abanyabyaha musohoke. Haleluya, muvuga ati amen. Ariko iki itangiriro igitabo cya Mose. Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose, kandi mbere na mbere igitangiriro igihe cya mbere ibintu mu byibaze. Imana mbere na mbere yaremye isi n'ijuru. Yari itangira ijuru yariho ubusa. Igice cya kabiri dusubiremo. Igice cya mbere kiravuga kiti mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Icyo ni igice cya kangahe? Cya mbere. Igice cya kabiri ari nawo murongo wa kabiri muri Bibiliya. Yari itagira ishusho, yariho ubusa busa. Maze umwijima wari hejuru y'imihengeri. Murabyumva neza? Isi yari itagira ishusho, imyijima ziri hejuru y'ishusho. Umwijima uri hejuru y'umuhengeri, umwijima. Maze umwuka w'Imana yagenderaga hejuru y'amazi. Umwuka w'Imana wagira gute? Umwuka w'Imana wagenderaga hejuru y'amazi. Icyo kintu mu cyumba. Isi nta shusho yari ifite. Ubwo ishusho nta shusho, noneho umwuka w'Imana wagenderaga hejuru y'amazi. Uri kumva ko amazi nta shusho agira. Nuko ku murongo wa gatatu turacyari ku gice cya mbere, itangiriro igice cya mbere, tugeze ku murongo wa kangahe? Wa gatatu. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Umurongo wa kane, Imana ibona umucyo ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Uwo ni umurongo wa kangahe? Wa kane. Umurongo wa gatanu, Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa mbere. Murumva neza ikintu Imana yaremye ku munsi wa mbere? Twumvise ko umunsi wa mbere Imana yaremye umucyo n'umwijima. Irangije umucyo iwita amanywa, amanywa iyita umucyo. Noneho ijoro iwita umwijima. Uwo ni umunsi wa kangahe? Wa mbere. Noneho tugiye kugera ku munsi wa kabiri.
kaze ku munsi wa kabiri kamanze nje kureba akazungu ndaza dukomeze ku munsi wa kabiri ariko mvugira ati amen vuga ati amen dukomeze ku munsi wa kabiri amaze nje kureba akazungu